dore mbere tumaze kubona amafaranga Ama G The Black amwishyure ikize kandi hari amafaranga ngo we na Jayce buriya mufite Ama G The Black icyo kintu cyemerewe tugende gake gake cyemerewe na Jayce kuri mikoro arambwira ati komeruka ari iniga niko musa byagenze bite arambwira ati nge na Bruce Melody twibye Ama G The Black ntago twiye tumwiba babaretse gato ati studio yari Ama G The Black okay igisambo ni cyemera icyaha babaretse gato icyo gisambo ati studio kinyongeramo kuki ndi kumugereka yari Ama G The Black nkajya njya gushaka abakiriya uri kumva bamara kurebye uvuga biriya bintu nkakureba nkavuga ngo nkajya njya gushaka abakiriya Melody agakora indirimbo zabo tukahita tuzisiba bamaze kwishyura Ama G The Black akaza tukamwumutsa byatangiye biti ibyo bintu byatangiye amukiriya za twakora ingoma yakishyura amaji agahita arakara gute ukuntu arakara agafunga akabano ku munwa agomera nk'ugiye gutanga akabizuru nizo yahitaga mfunga wamwishyuza kurambaza iki irangiye byarangiye n'umukiriya yatashye ndavuga nti nyamara umuntu azapfira abahinzi bajya imigambi inyoni zigiye ariko nta muntu numwe twigeze twicara ngo tuvuge ngo tuzicara imbere ya kamera tuvuge ibyo bintu kandi ngo Jayce ari manager wawe uzana abakiriya nyine yamvuyemo ishyura rero ndabanza nishyurwa ya mbere ko nari kugunyurira mu mayange uko byatangiye yego byatangiye nkorera ibiceri umusaza byose akabitwara yego za kwiga imigambi ko ari ibihanze by'ibibwa ubundi nagihaga sedi gisani nkakibwira ni we musani hano hantu nta huzi ntuzahagaruke nta ngoma yawe ihari sedi tware neza gose mu gitondo cya kare ku kagoroba habona umusana aragarutse ngo ya sede yavunitse iyihe sede umuhanzi ati ubwo kandi ugari kumwe nande na boss ku irembo ngo njyena ngo ejo naje hano ngo mu masaa 10 buranzi gukora ingoma vuba vuba ndacapurisha munota wenge akabiti mbana agacuza iri umuhanzi nawe umudanje uhitugwamo internet editinga mutuntu duke ya mixing mastering imita nko kubitiboro yawe na CD iriho umutongero wowe urarenga ku mutongero kuvuza undagahita ngo ngo rero tugiye kuri kavaringa niba habaho ijambo rya nyuma kuri kavaringa ni ugusubiza imashini inyuma yego buri kintu cyarimo kikagaruka yego uri kumva amaporoje yose twari twarasibye none yazaga ku kazi agahita ajya muri file hari buriya mu mashini nyine muri zino boro dukoresha imiziki iyo ugiye muri file uhita ubona iziheruka gufungurwa akibagirwa ko ni umuproducer w'umupro muri file nkanyuzamo umukoropesho mani bararikavarinze kugira ngo wumve ko icyo kibazo nyine cyaje no kurangira yego kubera ukuntu twagiraga abakiriya benshi batandukanye amasaza ntiyabashije gutandukanya ingoma zakozwe mu buryo bunyuze mu murongo byabaye akaduruvayo ariko biza no kubamo akantu k'umuntu witwaga Munyaneza ari kugura iyo studio Munyaneza rero arayigura kwanza amajara abanza avamo ni ukuvuga ngo buriya amaji yaje kugenda arahansiga nguma ndi umukozi wawe kabisa nkora nshaka amakashi nyine bisanzwe nuko twaje no kujya muri Unlimited iyo niyo nzira nyine kugira ngo njye kuba n'umuhanzi naho ubundi byanye n'amaji byo mujye mubyiyorera erega buriya amaji ni umuvandimwe kuko ntazi ukuntu bijya bimufata nkabona ageze gutya antema akantu akagufanura ikimfunira akanjunyika ariko naye ngo ubundi yari umuntu wanjye naye niho mubana imero ariko ndababwiye ko umubana ari ihame oya bavane ngo bagomba kubana neza bakanazirikana umwe yatera imbere akamugira mwabishoboye ariko njye ntago nabibasha worambaga uri kumbaga none nze ngubwiye ngo yongo nari ngukumbuye nabahamagara nkamwe dore nk'ubu ngo umbagiye iki
akaba turabivuganye turabipanze nkamubwira nti sawa ngiye kohereza ibiceri ubucecetse nkabimwohereza ntabyo akabivuga none ubona kuntu amajanga ari uwo kurya inzibyo ntago yayirya ndamuzi umusaza ariko mba ndi kugira ngo wenda byoroshye turebe ukuntu twabana ariko amaji ni umuntu uramuka uko aramutse uko aramutse niko aba aramutse ejo murahura akaba aramutse ukundi nta rwango mba mubonana nta mutima mba mubonana kuko ndamuzi rega n'umuvandimwe n'inshuti yanjye